Isange TV umuco wacu. Abakunzi ba Isange TV twongeye kubaha ikaze kuri urubuga rwacu rw'umuco. Umuco wacu ntugacike kandi ntugacuye. Nanone nani kwa kundi nakagaruka muri kumwe na wa muhungu wanyu ruhamiriza imfura ku muheto umuto baratana mu gitaramo icoza mihigo mu bagabo koko. Burya nanjye njye mvuga ngo ndi umushumba barakubana bakindikiza ngakindura ikindi ndi mfizi y'ingwe bambangurira intambara. Aha turi rero ni mu Bigogwe tukaba twasuye umubyeyi dukunda akaba ari izingiro ry'umuco akaba cya gitabo cyiza cy'umuco maze uwamwigiraho yazira ico mu buzima bwe. Turaza kumuha umwanya nawe abibwire n'ubwo buryo bwiza muze ikaze kuri Isange TV. Urakoze cyane. Ngende umusaza ndwugo nyanja mpashya abahizi. Imbangukana bigwa Kamende rugomba sindi Kigarama. Nkunda iby'umuco kandi no natojwe kandi nkabutoza abandi. Ibwo tugeze hano mu Bigogo ntabwo ari Bigogo ahubwo ni Bigogo. Niko tugenda nibwo niho dutangirira kuvuga amateka. Tuyahera ku gasozi ka bita Kanyira Bigogo. Ako gasozi Kanyira Bigogo rero ni umukobwa wa Rugeramanywa. Yagiye kwahira. Yagiye kwahira ahasanga inyamaswa ingwe iramurya. Basanga impumba aho ngaho bayitega mu mitego yitwa urugogwe. Bayiteze iyo ngwe irahagwa. Bayibamba aho ngaho n'uwo mukobwa Bigogo bamushinguraho. Niyo mpamvu kare gasozi kiswe Akanyira Bigogo. Jonathan yampaye nka se burya ntabwo ari Bigogwe ni Bigogo. Ubwo rero abatomumvireho mwese murumva yuko twitaga mu Bigogwe ntabwo ari Bigogwe ahubwo ni Bigogo. None se muzehe rwoganyanja ndabizi uri zingiro ry'umuco. Hari ukuntu twivuga tugasa ntidusakaza ariko tukavuga ibisekuru rwoganyanja warunaka ndagira ngo nanone udusangize ku bisekuru kugira ngo uwo muco mu bato uzaducengere maze tuzire ryacu twambagane ejo hazaza. Ndi rwoganyanja mpashya abahizi wa Kamende wa Munguzi wa Sembera wa Ndorahe wa Mbogora wa Buseyi bwa Sakayumbu wa Mwijima wa Bigirimana wa Byunga bya Sagashya wa Sakera wa Mweza Ntandi wa Mukono wa Mututsi. Jonathan yampaye nka muzehe rwoganyanja niba numvise neza mu bisekuru byawe numvise mu izina kenshi rikunda kugaruka mu majwi y'abantu Kamende ka Mwunguzi. Kamende ka Mwunguzi akagira amateka menshi cyane. Wadusangiza kuri uwo muzi w'inganzo aka Kamende ka Mwunguzi. Afite amateka menshi cyane. Ayambere ni intwari. Akaba n'umukuru w'umuryango. Yari intwari n'ababisha bateze nk'abashaka kuzinyaga arazirengera arazitsindira. Agahuza imiryango akaba umujyanama w'abakono n'abanyiginya. Yakundaga n'abaturage bose. Nta muntu yacyaga ngo asubize inyuma. Amateka yari amahoro akunda n'amahoro. Kandi yakundaga n'urubyiruko cyane akanabegera akabigisha inganzo. Amateka ye rero nyavuze bwacya bukira. Yari intwari yariburanye n'umugabo witwa Mutembe aramutsinda. Agarura inka z'abakono n'iz'abanyiginya baramufundi barwa gatara agambiriye kuzijyana. Nawe yari yatsinze Mutembe mwene Sezikeye. Ni intwari rero yarinze asaza ari intwari atanduranije akabana na bene se n'ababyara be n'abanyirarume nabishwabe. Usana munyamagana w'amayinyana y'inzo bishoboye urugo. None se muzehe wanjye nkunda rwoganyanja zingiro ry'umuco. Utubwiye yuko yigeze agaruza inka ababisha hari uko byagenze. Ese uko kugaruza izo nka byari byagenze bite? Ese uko ari nabo benshi numva bamwita rutega mubiri uwo Kamende ka Mwunguzi. Ese wadusangiza kuri icyo gitaramo? Cyane abo babisha bari baje kuzinyaga bitwaje kuvuga ngo ni ingabire. Yego.
bahamya ko bagabiye abakono babagogo bo mu Bigogo n'abanyiginya bo mu Bigogo abanyanduga bashaka kuzinyaga ngo ningabirano bohereza rero Mutembe wasezikeye ngo aze kuburanya abakono hasigaye fundi wa Rwagataraka ngo azaze kuburanya abanyiginya ubwo rero Mutembe mwene Sezikeye Godifridi niwe wabanje kuza ajya kwa Kamuzinzi mu Rugerero kugira ngo amufashe abagogo abo banyabigogo ngo abafashe abamufashe maze ababuranye hageze rero areze Kamuzinzi abonye ko nta rubanza afite akoresha ibiboko agatatisha ibiboko bashaka kuzihunga ndetse benshi ageze harangati ntabwo duhunga inka bati ibiboko birakwica ati kiboko ntikirisha ubworo gusharira baramukubita rero nta rundi rubanza ngo niyemere ko inka ari za Mutembe arahakana baramukubita kugeza igihe baje bamuterura yaryama yabyuka bamuteruye Kamuzinzi akavuga tembera inka zacinjishi ataha munyansengo ndacyapfundikanya ati ataha munyansengo wampaye inka y'indeko inka zaciye injishi atoye ntizaciye injishi ndacyapfundikanya mbandoga munyansengo nguwo Kamende ka Mwunguzi akaba rutega mubiri ese muze izo nka kubera iki bazitaga ingabirano icyo gihe cyari gihe cy'ubwami wabaga yakugabiye akanyana inka zose zororokaga zabaga rize nubwo niba naraguhaye ari ingeso inka zikagwira ariko waragabanye kuri abo batware ni ngombwa ngo izo nka nize bakazita ingabirano aho ashakiye ngo arazikumbuye kuzijyana yaza akajyana inka akagusigira akanyana ngo ni igicaniro mu bigwi bye wigeze utubwira ko yari umujyanama w'abakono n'abanyiginya ese byabaga ari nk'ubuyobozi bw'ubu baramutoye byari byifashe biti byari umuryango wagiraga abutora ari mu bwoko ari mu bakono bakagira uwo batora no mu banyiginya bakagira uwo batora abo rero bakaba ari bo babera abayobozi nibwo bwari ubuyobozi bwa kera abo nta kindi bakoraga batoranyaga umugabo muzima umugabo uzukuri umugabo w'intwari bakamutoranya akababera umuyobozi nibyo bigwi bagiraga bataramye banzaga kujya gutora bakajya mu muryango bati uyu mugabo arashoboye reka tumugire umuyobozi wacu icyo gihe bamwitaga umukuru w'umuryango yego none se muzehe Rwoganyanja utubwiye ko byabaga ari ubuyobozi bw'umuryango ubwo buyobozi bwagiraga amategeko bwagenderagaho n'amahame cyane bwagiraga amategeko n'amahame amategeko ya mbere bubahaga itegeko rya mbere ryari ryo kubaha ukubaha so na nyoko kuvuga ukubaha baso bakubyaye kubaha na banyokorome iryo ryari itegeko rya mbere irya kabiri birindaga kugira ngo bajyana abageni bashingirana ubwabo barashingiranaga ariko mu bwoko ntabajyanaga umukobwa wabo cyo cyari ikizira ubundi baje kugira ubukwe bagatoranya abako bashingira baherekeza umugeni ariko bagatoranyamo ise wabo na nyirarume ntabwo na nyirarume yasigaraga rero umuyobozi w'umuryango yabatoranyaga muri ubwo buryo kandi akareba nanone abantu bagirayo bagakesha inkera batarabasinzi bakabatoranya bagakesha inkera kandi atarabasinzi ese muzehe Rwoganyanja rwa Kamende ka Mwunguzi utubwiye ko icyo gihe Mutembe ajya kurega Kamende avuga yuko izo nka ari ingabirano icyo gihe bamukubita cyane nkeka ko ariho abenshi bakuye izina rutega mubiri ese izo nka yaje kuzitsindira mu buhe buryo wadusangiza kuri icyo gitaramo uko urwo rugendo rwaje kurangira urubanza yaruburanaga Mutembe arega rushinga ati ni inka nabagabiye yego ndakamuhakanira ati nta nka bigeze tugabira hanyuma tese niba tutarabagabiye inka bazivanye yego
yagiye kumutsinda riramutsindisha ko inka yazikosheje bashikibe nyabacuzi na mururunkweri yego bakaba ko abagore b'ubwami atabo bashiki banye no nazikosheje niba mushaka rero izo nka mwakoye mumpe abakobwa banje n'abana babyaye amaze izo nka mubone muzijyane bati se urashaka abana nkandi nabati ndashaka abana atuwa mbere ni Rudahigwa atuwa mbere ni Rudahigwa ati se Rudahigwa kukihise mu mwami ati nuko nzi kose yakoye ayi Kamende ka Mwunguzi ngaya amateka ya Kamende ka Mwunguzi rwoga nyanja rwa Kamende ka Mwunguzi ndabizi uri umutaramyi byahamye kandi wasaritswe n'inganzo iguhindura inganzwa ndabizi urumva umubyeyi Kamende ka Mwunguzi yagusigiye byinshi cyane yansigiye byinshi nagiraga ngo nibura kameramani niba hari ukuntu wanyohereza ntizura mwenda mwiza wa rwoga nyanja ubundi udusangize kuri bya byivugo byiza bya Kamende ka Mwunguzi yagusigiye utubwire ku mateka yagusigiye mu gitaramo arega burya iyo tuganisha ku muco nanone tujya kuri kirazira ariko nanone tukagaruka mu gitaramo ndabasangiza kuri uwo muco none se muzehe rwoganya bo ari ukuntu wagarutse mu kiganiro turimo tuganira utuganiriza ku by'abakono n'abanyiginya ese mu Bigogo ko watubwiye yego ko atari mu Bigogwe ariko ayo mateka y'abanyiginya ndetse n'abakono wayadusangiza rwose ndumva mfite ibijiginyo ndumva ayo mateka nanjye nshaka kuyazingatira nk'umwana muto rwose ndayo asangiza abakono n'abanyiginya ndakomozaho kuri Bigirimana na Mucocori yego nibo bazanye Bigirimana we yaratuye muri Nyaruguru Mucocori yaratuye Imwima ariko ari mubyara we guro nibo bazanye kugira ngo hana Bigogo abanyabigogo bahagere bari banari kumwe ntibatanaga abana babo barazanye ubwabo nabo bakomeza kuza barinda bagera ahangaha mu Bigogo ubwo rero uwo mukobwa Bigogo yari umukobwa wa Rugeramanywa yego ubwo bari batuye aho hari hirya hitwa mu Kirumbi aho mu Kirumbi rero niho yavuye kwahira bahira gutwatsi twitwa uburandaryi nibyo basasiraga mu kirambi mu nzu bakabisasa ku buriri baryamaho ajya kwahirwa ubwatsi ageze niho ingo yamufataga rero imufashe rero niho bagiye kwitega uwo mutego buriya hariya hitwa ka Nyirabigogo buno barahahinduye bahita kabana impamvu yo kuhita kabana kaburembo yarahageze muri 75 yego amaze abana baragenda bakajya bamanuka kuri ako gasozi batsuka umanutse ahura ni taxi n'imodoka zirabica cyane abana barahashirira bageze barahindura bati hano ntabwo arakanyira Bigogo ahubwo nakabana ahari kanyira Bigogo hahinduka kabana yego ubwo nicyo gituma bahita kabana naho rero Nyirabigogo yaguye ingwimuriye baragenda bategeye inyamaswa baramuhorera maze ako gasozi kabera ko akanyira Bigogo kuko ari wo mukobwa wa Rugeramanywa wahaguye bikomeje rero amajyambere aje niho nyine kaburembo yahageze abana barahashirira bapfa bati noneho ntabwo kirakanyira Bigogo ahubwo nakabana kaburembo yararikoze koko yego ngaho dukomeje rero tukagenda duturuka mu mizi yego Bigirimana na Mucocori bavuye ibwami barazana Mucocori ari umwana w'umwami yego Bigirimana ari mubyara we Mucocori arigomeka kuri se yigometse ati umwami ati ndaguciye yego ya muri ya misozi miremire
urateze ndagende njyenyine ati hitamo ushaka ati mpisemo Bigirimana mubyara wanjye barazana rero banyuri Nyanza baraza bagera Muhanga hitwaga Gitarama baramanuka baragenda bajya kuri Ndiza bambuka Nyabarongo baciye hepfo bahinguka muri Vunga bambutse Nyabarongo baraza bacumbika muri Nyamutera yego Nyamutera barahaba bahafite amatungo babona hadakwiye inka barazamuka bagera Nyakinama hagati ya Nyamutera na Nyakinama hari iriba aho bita ku Kinkware yego iryo riba niryo bashoraga aho habaga n'ibiti bikameraho ibyatsi byitwa amasharankima ayo masharankima rero niyo bavanagaho bakayazinga bakayafata neza bakayatura ibwami iyo niyo muri iki gihe niyo ari matera y'umwami iyo sharankima niyo yaryamagaho niyo ari matera bakajya batura ibwami bamaze kugeraho abwira Bigirimana abwira Mucocore ati dusubire ibwami tujye guhakwa yego twikomeza kwigomeka ntibishoboka ubahaga umwami nkuko nyine abantu bubaha Imana ati twe kwigomeka dusubireyo baragendera bashaka ayo masharankima bashaka ubuki bashaka itabi barivana handi Bugoyi yego iryo tabi mu nduga banywaga itabi ryitwa Nyiranjojo ariko iryo ngiryo bakavuga ngo ni itabi ry'irigoye niryo baturaga umwami akarinywa n'ubuki niyo sharankima yo kumusasira barakomeza rero baragwiza inka barazamuka bagera mu Ruhengeri hariya baragenda bagera ku Karwasa aho barahatura aho ku Karwasa niho Bigirimana yasaziye yego aho ku Karwasa bagera mu Gahunga bagarukiraho bahageze ariko bamaze kugwira bene Bigirimana Mwijima na Majinyo bamaze kugwira bati reka twagure abajinyo baca inyuma ibufumbira batya ababijima baca niyi kuzakabuhanga bahinguka ibwishya bagenda bagura kugira ngo bakwirwe bene Runyoni bene Ngabo bari hariya mu byangabo nyine aho niho Ngabo yatuye ahashinga ibyo biti by'ibivumu barabimwitirira ngo ni mu byangabo uwo Ngabo akabuwa Mucocore Ngabo kabuwa Mucocore yego Ngabo nuwafati wa Mucocore ubwo noneho atura hariya yego ibyo bivumu naho babishinze ari Ngabo ubwo arakomeza rero baramanuka abo banyoni bose bagenda begamiye ahangaha dore Bigogo hari ngo ubwatsi bw'inzogera ubwatsi bw'inzogera bari hahaye Rugeramanywa kuko yari umuhigi nuko barahamuha bitewe n'imbwa ye yahigaga cyane nabagahiga yitwa Gacurankumbi ubwo rero bamuha ubwo bwatsi barahatura nicyo cyatumye uwo mukobwa hagwa nuko bari bahatuye Mucocore na Bigirimana rero ntabwo bigeze batana na nubu yego aho ngaho rwose na nubu ntibigeze batana no mu mahanga bagiye muri Kongo na hemu ya mahanga yose banagendaga bari kumwe ntabagendaga yimuka ngo asige mu byara we n'undi wese yajyanaga na mu byara icyo kibazo nari bukigarukeho ngiza amahirwe kicubije hakiri kare bakajyana aho bagiye hose ari muri Kongo ari mu Burundi ari he cyane cyane Kongo niho bibase cyane ntawagendaga ngo agiye mu gihugu mu karere kamwe muri Kongo atari kumwe na mubyara ubwo no kuvuga ngo ntawasigaga umugeni ntawasigaga umugeni ntawajya gatafite sebukwe bakajyana ubwo buryo kugeza igihe nyine ubona muri iki gihe tugezemo muzehe rwoganyanja rwa Kamende ka Mwunguzi turakomeza dutarami kandi umugani ngugana kariho igitaramo iwacu nikigacike twigeze hagati nyine ugenda umbwirirwa rugendo rwose wambwiye ko abijima baciye aha umbwira abo bene Mucocore ariko se buriya ayo mazu yose waba ukiyibuka ngo uyadusangize kuri Mucocore rero urumva ko yabyaye
ndamanuka ntabwo nturuka iyo yatangiye yabyaye Fati abyara Ngabo Ngabo rero agiye kubyara abyara Runyoni abyara Mutabana abyara muri Bata abyara Sabihira na Runyoni Runyoni we agiye kubyara abyara abahungu 7 abyara Rutaganya abyara Rucuranya abyara Rugege abyara Rugaruka abyara Rukatsa abyara Mpumuro abyara Rugerama nabo 7 abo nibo yabyaye Runyoni ubwo rero Bigirimana nawe abyara Mwijima na Majinyo Mwijima abyara Abagerangabo abyara Abakunyu abyara Abaheshi abyara Abaseyi abyara Abakomeza nuko bose abo ngabo bagenda ari bene Mwijima Mwijima akaba Bigirimana ubwo rero Bigirimana we ibisekuru bye bya ruguru ni wabyunga niho nabikugiye ko ari wabyunga byasagashya wasakera wa mweza ntandi wa ntanda yera wa mukono wa mututsi yego ni mucocori rero nawe ni mwene Ndahiro Cyamatare ni mwene Ndahiro Cyamatare urabyibuka neza nibyo niko kuri rwose niko kuri ni wa Ndahiro Cyamatare ubwo nawe akagenda akageza kuri Gahindiro yego kuko abami bagiye bakurikirana Ndahiro Cyamatare Kirima Rugwe Yuhimaza Impaka na Kigeri Sentabyo na Kigeri Mukobanya barazamuka bose bakagenda bakagira kuri Bandahiro bikakomeza akaba umunyiginya Mucocori nawe akaba umunyiginya Muzehe Rwoganyanja mu byukuri uri izingiro ry'amateka buriya hari ukuntu ugenda uncengeza uwo muco ukancengera maze nkajya numva rwose nanjye aho nzaba nicaye ngatarama inkera nzayihindura inkikwe koko ubu ngubu nanjye ngiye kuba umutarama hari nsanzwe ndi ariko ndi kumva mfite ibijiginyo ndumva rwose inganzo nanjye itangiye kunkirigita kubwo kuvoma kuri rivomo ryawe ryiza ndagusaba cyane kugira ngo ugire ubu mutaramyi kandi ujugira inganzo ujugira n'ibisigo usiganuza amagambo utayahusha ntayahusha ntasobanya kuko iyo usobanije amagambo ugutarama ntabwo bari byiza kandi icyo nshaka nyine ndagira ngo uje utarama mbigusigire nk'umurage amaze utarame uje utarama mu gikari ikambere banyurwe ngo Jonathan wampaye nka bugorobye Rwoganyanja we none se Muzehe Rwoganyanja ndusha abandi turi Remera ndakagupfusha na Jonathan na Munyamagana wampaye nka inyana y'inzobe ishoboye urugo nziza cyane y'umusengo none Muzehe Rwoganyanja tugarutse ku gicumbi cy'umuco duce kwa Kanagazi dutaramane bya Gitori dutarame kandi tugiye guca hahandi Kamatare intoke yakoranye n'urubingo umwami Ruganza naho habonye ahanywera amata n'ubuki ese Rwoganyanja ko watubwiye ko umuryango ugira abatware ese n'uyu munsi biracyariho uyu munsi biriho nkanjye mu muryango wacu dufite umutware wacu ikazoza w'amahoho kazoza w'amahoho wampaye ruhashya abanzi ntambira bigwize maze kubyibuha nta kanyagwe na Jonathan nta kanyagwe agahora ninka mu muryango w'abahumuro bafite umutware uriya mwana
yitwa Mpirwa. natwe iwacu mu bene dufite umutware witwa Dani Musoni. Ubibona se? Yego. Ubwo urakubitira aho nkingiye. Rero niyo mpamvu umuco utagomba gucika. Nicyo gituma bagira abo batware b'umuryango kugira ngo umuco ukomeze. Haraho nagiraga ngo ndase muzehe rwoga nyanja wampaye inka neza. Haraho nagiraga ngo ndase duse na rubundi. None aho ngaho kuri ayo matwara y'imiryango ese hambere aha ari ubwo butware bw'icyo gihe n'ubwubu urabona haraho bigenda bitandukanira nangwa urabona umuco ukomeje kuba karandi. Umuco urimo ariko harimo akantu ntashobora kwihanganira kukubwira ngo ndeke kukakubwira. Ubundi harimo abana b'urubyiruko bagenda bata umuco. Ubwo turahenda tugarura twigisha. Cyambere ukabona aragiye asabye mushikiwe. Uyu mwana w'abahumuro hari undi duturanya ahangaha wa Munyakanyana ukabona aragiye agiye gusaba umukobwa wa se wabo. Ako nakantu kababaza abavyeyi. Ibyo ni ibintu by'umuco nkamwe mukiri bato. Mwajya mwamaganira kure. Icyo kirazira kandi kikaziririzwa maze mukagenda mubihanangiriza mugafasha abavyeyi muti ibyo abavyeyi bavuga n'ukuri. None se muzehe rwoga nyanja burya buri butware bwose bugira amategeko. Amategeko ya kera wenda yabo bayobozi b'imiryango yabagara yahe ashingiye kuki iyo yagereranije nayo reka tubanze yabagara yahe. Uko yabaga icyambere badatinyaga bakagira ihaniro. Icyo umuhanano bahaye umwana nta burengeho. Icyo mu gihe cya kera byari byo kandi byaremerwaga. Umwana yubahaga ababyeyi be akubaha n'ababyeyi baturanye batarabwite. Umwana agatumwa akagenda. Umwana muto ntanywa inzoga. Kuko yajyaga kugira ngo anywe inzoga afite amaze gushaka urugo nabwo abisabye abakabihererwa uburenganzira. Byajya no kuba ari uburyo bwo kubaha bajya no gusoma bamuha ku gicuma bakamufasha. Nk'umwana bakamusomya bamufashije. Agasoma umwana akabyubaha ntibimubabaze. Niho bitandukaniye no by'ubu kuko ubu we niba ari amafaranga yabiteye uramucyaha uti ibyo ntubikore atese ko ari amafaranga yanjye akigendera akajya gukora ibyo. Aho rero niho bitaniye. Naho kera barubahaga umukazana kubaha nyirabukwe, umukwe kubaha sebukwe. Ugasanga bose bubashye umukazana kubaha. Naho buno biratandukana usanga umukobwa ajya kujya mu rugo ngo mbese harimo nyirabukwe yifuza ko atabaho. Kandi nyirabukwe ni wabaga umubyeyi agafasha umukazana we kuko buriya mubyeyi dore kariya kana afashe nako umukazana we nuko ari umukecuru. Ariko atari umukecuru ari wiki gihe ntagira tunafata umwana we nijyana umwana. Ubwo rero bigiye bitandukana. Hari umwe wambwiye byambabaje ati mwebwe ntimuzi iby'ubu. Ariko ndamuhendahenda ndamubwira nti reka nkubwire ibya kera ibyonzi amaze nge ngufasha kumenya ibya kera nawe umfashe kumenya iby'iki gihe. Yego. Umwana ati nibyo. Ngize amahirwe aragaruka aranyegera ndamubwira na n'ubu njya mbona abikurikiza. Ariko abenshi baravuga bati ibye mubireke mwebwe ni. None se muzehe rwoga nyanja nkunda cyane. Burya nanone hari ikintu nshaka kugarukaho kuri iryahaniro twavuze. Ese abato b'icyo gihe hari igihe mwafataga muri icyo gihe wenda mukavuga ati harabagize uburyo ki bahemuka dushaka gusubiza ku murongo noneho nangwa ugasanga nabo bato baratinya iryo haniro. Mbajije ikintu cyiza cyane. Yego. Usa na Rukabo wampaye imboneza rugo. Usa na Jonathan wampaye inyamishoboye urugo. Buriya icyo gihe umwana bagiraga ifuti agahemuka. Abagenzi be baramuhanaga. Ananirana bakamushyira ku bantu bakuru. Yego. Abakaburu bakamuhana akumva
agira amahirwe akumva atumva bakagira inshuro 2 inshuro 3 bagakurikizaho kumunyaga ababyeyi baye barafite inka baranayimuhaye bakayimunyaga kugira ngo nkuko yagaruka yego inka gatoranya nk'ishashi nziza nkaba narayiguhaye Isaka avuga ati uyu mwana arananiye iriya nyana bamuhaye reka ariyo ntwara kugira ngo nkuko byamubabaza akagaruka ubwo kwari kumugarura yananirana bagahamagara base na banyina ukuvuga se na nyirarume base na banyina bakaza bagaterana bati umwana aratunaniye bakamuca ubwo akaba baye igicibwa akagenda ahageze ntibamuha amazi ahageze akagenda kabigicibwa karorogana yamara kumushegesha byumvise nibura akagaruka nkaba mwana w'ikirara wo mu gitabo akaza agasaba imbabazi akaba amaze kumva ntabwo bashoboraga kubona umuntu umwana wigize atyo ananiranye ngo bamureke gusa ngo nabera aho ngaho mu muryango niko byabaga nanone ikindi ntabwo impanuka ibyago byabagaho uwishe mwene wabo yego cyangwa ba nyirarume mubyara we bimuguyeho kubagiraga barya bakajya no mu iriba n'ahandi bashora bagafata inkimo n'inkoni bakarwana akaba yohura n'impanuka agakubita agapfa ibyo baragendaga bakabijyamo iby'inzigo babyitaga inzigo abandi bagendaga bahigana ngo bayiciranye umuntu nabo bica uwabo ariko baragendaga bakabihana bakazana inka bakazibasangiza ibyo bigacika bikavaho bati ni ibyago ariko muyimarana mwebwe abishywa na ba nyirarume n'abasebukwe bamarane oya sibyo ibyo barabigiraga bakajya mu umukuru w'umuryango banyiginya n'uwabakono bagaterana bakajya hamwe bakabikuraho rwose inzigo cyo bita inzigo igacika bagasangira uko bisanzwe muzehe Rwoganyanja wenda tunagana ku musozo ese urabona yuko ibyakera rwose ngewe ndumva byankoze ku mutima ahasigaye urabona aho isigeze n'urubyiruko rwacu iyi nama rero bagira inama nabagira kandi iteka muranyigira nkayireme nabo nshikiriye ndarimesha nkababwira nti bana mwubahe yego tidire muzi mwarasomye musoma n'igitabo cy'Imana ngo ubahe so na nyoko yego mujye mwubaha mukurikiza umuco kuko wanze umuco aratakara ateye intambwe arenga umuco aratagarana yego ntabwo agenda neza mwubahe mwo kuvuga ngo ibi ni iby'iki gihe nivyo bizima nta bizima n'Imana ntikunda abatubaha yego ibizima nukubaha kandi mugakurikiza umuco ni bana banje mujye mukora ibyo mwongereho ikindi kirenze mukundane muhana inka kuko byari bisanzwe bongere bahana inka batarame bya gitore mujye mugira ahantu mutarama atari gutarama kujya kunywi ibiyobya bwenge gusa ahubwo mutarame mwegeranye muhuza umwuka kugira ngo nkuko muhana inka niho aho inka zitanzwe niho n'abageni bava nibyo nkunda kubigisha cyane abana ndakubwira ahantu hinzara bise nyirahuko ariyo gahoro icyo ngiki yego iyo nzara yari kabije cyane ariko ikabamo umugabo witwa Mutabana yari afite inkimwe inzara yaracanye izuba niyo ryari ryarayiteyeje amaze yanka igakamwa ntiyakamaga nk'iziki gihe akamwaga amata mu gakebe make amaze noneho akayikwiza umuryango wose umuhaduke inzara irinda gushira bagezo bakajya bavuga bati n'inhajya gukabatikamo nka gisuma cya Mutabana yari imfuradisi yasaga na Jonathan asa na Munyamagana amahina ibyo bishoboye urugo ibyo byose rero na kera umuco umuntu yabaga afite inkunda atazifite akamutiza inkame akagenda ati kamera abana bawe inshuti nk'amaguru urumva iyo nzara rero iratera cyane n'izuba ryayiteye iza kuvanwaho n'imvura niyo yaguye ndanakubwira nuko bayivuga ko yayiguye iyo mvura ntacyo rwose imvura yahinze ari umuvumbi yaganije mu byoko yego
amaze iragwima yange na maranyundo iragwa kibugebuge hamwe na ngeruka yego imivira tembegera mu cyanya ubwana cyambwe hazimye izuba inka zirarana muri Nyamata amen ntezigarishe buke za mwimanye imvura ikura inzara mu Rwanda ariko icyo gihe bavandimwe yego na sokuru ubyara data ariwe mu nguzi yego niyo yari afite inka kuri icyo gihe yarahonoye inka 5 ariko abari baturanye nawe bose babakoro n'abanyiginya hafi bari begeranye n'abakatsa yego nabo bagera bari baturanye aho ngaho nyuma y'ikigo kiriya yego niho zanka abandi zaramazwe niragara zose akazibakamira mu gitondo kugira ngo badacikanwa abana baraho muri uwo muhanda akabazana bose mu gitondo kare zigiye gukama ati bagiye bagabana hanze bocikanwa ubwana bwose bakicara bakabakamira bagataha kera rero umuco niwo wari ufite urukundo rwimbitse ngo nshuti nk'amaguru nguyu rero muzehe Rwoganyanja mwene Kamende kamwunguza ukaba umuseyi byahamye kandi ukaba umutaramyi utiganda ndi umuseyi imforo umuheto umuco umucurangura ishoro rwahama rw'inkongi imbimbura imihigo yego guma ati bana bato tubagiriye inama mukomeze mugira urukundo hari umugabo wambwiye nakunze cyane uriya wakamiraga abantu ku nzara ya Nyirahuko harya yitwaga ni Mutabana Muse na Mutabana wakamiye abakono n'abanyiginya kugiye cy'inzara iyo nka yitwaga Gisumo nguwo muzehe Rwoganyanja ati nujya gushaka umugeni nyabuneka uzaje kwa mubyara wawe uzirinde kujya kwa mwene so ngo agahugu katagira umuco karacika ngo kandi icyo gicumbi cy'umuco tugisigasire ngo ni twebwe dukwiriye kuwurinda kuva kuri ubu kugera n'igihe kizaza muzehe Rwoganyanja nkubwire ngo Imana iguha umugisha nawe ikongera imigisha mu mugabo wa mama yego nanone ku Isange TV mwari muri kumwe na muhire wanyu rudakungika n'amabandi ruhamiriza imfura ku muheto umuto baratana mu gitaramo incoza mihigo mu bagabo koko burya abatoya natwe turatarama muzehe Rwoganyanja njya mbabwira nti saa 7 z'ijoro amahirika numva ivyise rahumye nebuka neza ko ntayigurana rusenga mihigo ntinkwice nkwirahiro wabene hindutaganzwa umuheto wanjye nurudatinya rukinga mu irimba ndayigaritse mu gitondo genda nituza nkwahetse Nyagasani ngo ndi umushumba barakubana ngakubita bakindikiza ngakindura nkabifizi y'ingwe bakajya abana mbangurira intambara urumva yuko umuco ntago musize ku rutare ahubwo musize mu butaka uzamera ukure ushibuke ugira amashami Isange TV nakagaruka nanone igitaramo tukomeze kubifuriza umunsi muhire mbabwira ngo nakagaruka nagahozeho muzajya muhorana n'umuhungu wanyu rudakungika n'amabandi muhire Inosa mwakoze cyane kubana natwe.